Illuminati bibutse yuko ari umushinga Satani yashyizeho uyobora isi yose mu ngeri zose kugira ngo za guverinema n'abandi bose bafite ubushobozi bashobore gushyira turabura isaha imwe kugera muri midnight kugira mu icuraburindi nyaryo. Ni gute itorero rya Kristo rizashobora kugandukira ubuyobozi bw'isi kandi rigashyira mu bikorwa icyo Imana ishaka ritiyanduje? Nyamara tubona bwa buyobozi bw'isi buri gukorana na Illuminati, kandi Illuminati nayo ikaba ifite isunika witwa Satani. Ese aho ntabwo itorero rizisanga ryiroshye mu kuba riri kuyoboka amabwiriza ya Satani mu buryo bwo kugandukira leta z'isi? Cyane na mbere itorero rihora nacyo nuko ribanza rikamburwa ibituma ari bitorero, ibirango by'itorero, rigahinduka idini, kuko amadini ya Gikristo yateguriwe kugira ngo abe ikinyabiziga cyihutisha gahunda ya Antikristo. Igisubizo ni ye, niko bimeze, nta n'igitangaza kirimo. A fish starts to rot by the head. Ifi igiye kubora itagirira ku mutwe. Ese iyo witegereje muri iki gihe ubona itorero rya Kristo ryaba riri mu karengane cyangwa wenda hari ikindi gihe kazaza? Itorero rya Kristo hari abigisha n'abahanura guha, ugasanga umuntu avuze atyo kandi ntamenye ko Osama bin Laden ariho, ntabwo wigeze apfa. Ariko se ariho gute pasige ikintu kigarutseho ka ugeze ubona sivaye. Intambara ya kabiri y'isi yose yari igamije gushyiraho ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere zateguwe kera, bumva yuko Uburusiya n'ubundi ntibazemera yuko OTAN noneho bavogera. Ushaka kugira ngo OTAN bavogere nawe bazamwikiza. Ari ikibazo kiri kuri Ukraine. Ibyo babikoreye Gaddafi, nose babikorera Putin, nese babimukorera. Ushatse gusobanura iki pasi kuba NATO ubwayo iri ku ruhande rwa Ukraine ikaba idashaka kugira non-flying zone Ukraine, urumva atari ikintu gikomeye gishobora kuba cyateza nanone ingaruka mbi ku baturage no kuri Ukraine, kuko bazakomeza kuyirasaho. Ase pastor gukurikirana amakuru neza, waduhaye amakuru uyaduhari kuri day 4 ariko bageze kuri day 12 kandi biragaragara yuko ibintu wagiye utubwira ari byo biri kugenda biba. Ntabwo Burayi bwaje gufasha Ukraine kubona ibintu bizarangira gute koko? Kubitagaragara nuko biriya bikorwa hariya abanyamerika barabishyigikiye. Umugambi wa Illuminati niko bimera, buriya barakora according to plan. Niyo plan aho yango icubugingo se ntiyagatwara ukagahara, ni nkuko na Ukraine twayihara abisi yose, aho twe gushira twese byatungura siki dushize twese. None aho zituma mu gitondo ngo John Boris nawe hari ibyo atangiye gufasha Ukraine, ugasanga buri muryango uri kugenda wikorana. Ese pastor uri kubihuza gute no kurengera ikiremwa muntu cyangwa kurengera ubuzima n'ubugingo bw'abantu? Ni ukuvuga ngo ni ukongera uburakari mu baturage batuye Burayi n'inzangano kugira ngo bamwiryane ukomeye. Narimo nkwereka ngo Uburusiya nimara gufata Kyiv, nimara kubashyira igihugu ntabwo kizaba stable. Kubera iki? Abantu benshi bagiye kujya mu mashyamba, abantu benshi bafite intwaro, abantu benshi barimo bazakora za bombe. Ibihano bikakaye birenze byo kuba bafatiye Uburusiya, byo ntago byazazana umujinya utuma habaho intambara ya gatatu y'isi. Erega wa makuru yakura, aya makuru uyakura muri Western media. Bari se bavuga iki ko ari byo baba babishe propaganda. Putin ageze aha, hari umujenerali barashe, ubwo se buravuga iki? That's propaganda kugira ngo abantu b'abanyaburayi be gucika intege. N'abandi batukaga ngo KGB na CIA barakorana, bagiye ngo gutatana kandi barangiza bakagenda bagasangira icyayi. Niko isi imeze. Iriya ntambara hagati y'ibihugu bikomeye, mwe kwirebera muri Ukraine, mwirebere ku rwego rw'isi, navuga ari ku rwego rw'isi. Twebwe kurambuka kwacu intego ya 9 itubwira iki? Iravuga ngo gutangiza intambara mu bihugu biko byateye imbere. Ubwo ni wa mugambi wa Illuminati uri murasohozwa. Umugambi wa Illuminati kandi bijyanye n'ubuhanuzi, noneho bwa Bibiliya, kandi n'ubuhanuzi bw'umugore witwaga kubajyaga baseka Afrika se ko numva nabo bageze mu rwego rwa Afrika. None se baraseka nyine, ariko se ubikora sumwe. Abanyaburayi bakora ibintu bibiri bikomeye. Cyambere batandukanyije n'Imana. Ahubwo abanyaburayi ntabwo iby'Imana bakibyemera kubera amashuri, uburezi bahawe no kwanga Imana no kwihakana. Icya kabiri bakoze no kubabuza kubyara ni icyaha gikomeye cyane. Icya gatatu gikomeye cyane, tukurikije inyigisho za Alice Bailey, umuntu utandukanyije n'Imana ntukiyemera, warangiza no kwicara gukora ingeso n'imihango mibi izira imbere y'Imana. Umukristo icyo bimufasha muri urugendo ni ukumenya icyo twita ubuhanuzi nyabwo bw'Imana, ko bino bintu biragaragaza ubuhanuzi icyo buvuga. Niba bavuze inyamaswa ya kane zategeka isi kayisiriba ikayimenagura, ugatangira kwivugira muri kazoza, bamwe bavuga ngo iyo nyamaswa ngo zato ahari. Itoro niribigisha ibyo ngibi kugira ngo bamenye ibi ngibi biriho ku isi uko bimeze n'isi turimo icyo ari cyo. Dukurikije rero n'ubuhanuzi, ko ubuhanuzi nibwo buvuga ukuri kwibera mu isi n'ibizayibaho. Ni ubuhe butumwa wageza ku batuye isi? Ni ubuhe butumwa wageza ku bakristo bakijwe by'ukuri? Ni ubuhe butumwa wageza ku bayoboke b'amadini? Noneho abantu batangire gutekereza ku Mana n'ibyo basuzuguye nka Bibiliya, agaciro kabyo n'ubumenyi buyirimo, batangire kubyiga. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe.
amahoro kuri we nshuti mwene data ubana natwe kandi ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri iyi platform ya Iron TV. Turakwifuriza kugubwa neza no guhabwa umugisha n'Imana, ndetse tunasaba Imana kugira ngo ikomeze guherekeza ubutumwa bwiza wumvira kuri cano, kugira ngo isohoreshe ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza ku buzima bwawe bitewe n'ubutumwa wumva. Rero turabasuhuza bari hano mu Rwanda, turasuhuza bandi mwese muri mu bihugu bya Afrika, abanyarwanda mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abandi wenda bamaze igihe bataboneka mu Rwanda ariko barwumva. Turabasuhuje ndetse n'abandi bari ku mugabane wa Aziya bajya badukurikira, bari mu Buhinde, bari muri Korea y'Epfo, ndetse n'abandi bari mu Bushinwa n'abari Malaysia. Imana bahumugisha. Reka dusuhuze n'abandi mwese muri mu bihugu by'Uburayi, kandi dusuhuze n'abari muri Amerika ndetse no muri Oceania. Imana ibahumugisha kubw'uyu mwanya mufata mu butumwa bwiza. Nizeye ko mwese murakurikira kandi mukumva byinshi. Ni Karo Pastor wacu. Murakoze, nanjye ndishimye nongeye kubasuhuza mbashimira ibihe byiza n'ubwitange bwanyu, kugira ngo benshi manu dusangiye umuco n'ururimi mu karere kacu no hanze yako bagende bagira ibyo bamenya, cyane cyane mu byo twagiye natwe tumenya ku mbabazi z'Imana, kugira ngo tubibasangize, ariko cyane cyane tutagamije izindi nyungu keretse kugira ngo ahubwo babe Kristo abone abo yunguka. Nicyo cy'ingenzi tuba twifuza. Rero ndabyishimiye kandi ndabinezerewe uyu munsi wa none. Ndabashimiye rero mwese mureho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese ndabasuhuje bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, hirya no hino mu migabane yose, umugabane wa Afurika wose, no hirya hakurya y'amazi magari, bari muri za continents cyangwa imigabane yindi, noneho n'abari mu birwa byo hirya byo hafi n'ibya kure bikikijwe n'amazi magari. Mwese ndabashuhuje mbareho n'umwanya kandi wo kwakira bacu dusangiye inkomoko, kandi tukaba turi abavandimwe ko duhuje imico n'ururimi, aribo Barundi, Abanyamurenge ndetse n'andi moko ya hariya mu karere ka Fizi. Yumva ururimi rw'ikinyamurenge, nzi yuko ayo magambo ashobora kubafasha abari hirya no hino ku isi. Wenda hari wabo muri Fizi ari batabona uburyo bwo kumva ibyo tuvuga, ariko hirya abari mu Burayi, abari mu karere kacu babyumva. Abarwanda phone rero muri Kongo, cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru, turabashuhuje, n'abari muri Uganda, n'abari muri Tanzania, bahana bahangaza bahari, mwese turabakunda. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Murakoze. Kadusenge. Imana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye wowe utugirira neza, udukunda, wowe utuma duhuza tukabaho, utuma turamuka tukirirwa. Ushimwe cyane kandi uhabwe icyubahiro. Baranatwe rero uyu munsi wa none uduhe buryo tugiye kuganira, ubare natwe, turinde ibiturangaza, ibidutesha umutwe by'uburyo bwose, kandi aburuhishura uyobora intambwe ururimi rwacu ruvuga, tuvuge ibifasha abantu, bibajijura bikabakura mu bubata bw'umwanzi. Nuko turagushimye mwami ukwemeye kubikora kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi turagarutse ku ntego 21 zateguwe na Illuminati nkuko twabibonye. Hanyuma ngira ngo abo twatangiranye Pastor Musi tumarangiye kinini cyane, aho twize ku bintu byinshi. Twiga ku ngingo zigeze ku 10 zateguwe n'umugore witwa Alice Beire, uwo Pastor yise ngo ni umugirwakazi. Ibyo twarabyize igihe kinini cyane, ndetse tuza kuvuga tugiye dukora n'ibindi biganiro. Tuza kugaruka ku ntego 21 zateguwe na Illuminati, ariko zikaba zikurikiranwa cyane n'akanama k'abantu bageze muri 300. Abo twarabavuze, Pastor yagiye abatubwiye dusobanurira. Twahereye ku ntego ya mbere rero yabo bafite, tugeze ku ntego ya 20 uyu munsi. Reka tubwire udukurikiye uri mushyashya ngo niba ari bwa mbere uje ukomeze urebe ibindi biganiro byose byagiye bitambuka kuri Iron TV, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara. Rero reka twakire Pastor kugira ngo twongere dukomereze ku ntego ya 21. Pastor, karibu. Murakoze. Nibukije abadukurikira
ubushize twavuze ku ntego ya 19 ya Illuminati. Illuminati mbibutse yuko ari umushinga Satani yashyizeho uyobora isi yose mu ngeri zose, kugira ngo za guverinema n'abandi bose bafite ubushobozi bashobore kumvira no gushyira mu bikorwa gahunda ya Satani yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo ku isi. Abo bose bari muri izo bakoreshwa n'uyu mwanzi kandi barabihisemo kandi babyishimira, nibo bageze icyo twita inyamaswa ya kane tegeka isi. Abo rero bagushije ishyano kuko barafasha Satani kugira ngo agere ku ntego ze, kugera naho barwanya n'umurimo wa Kristo, bityo bakaba bafatanyije na Satani mu gukora ishyano. Intego ya 19 twarayivuze yuko hariho gahunda yo kwinjira muri za guverinoma zose, gupfumura bakinjiramo za guverinoma, no kuvuga za leta zitegeka ibihugu byose. Noneho bamara kubyinjiramo bagakora icyo bita subversive activities, mirimo igamije kuyobya no gutesha umurongo izo za leta, nubwo zaba zifite umurongo muzima, ariko noneho zikaba ngombwa yuko zikurikiza umurongo zihawe, kandi utagamije kugira icyo ukorera abaturage, ahubwo ugamije kugira gusa uzane akaduruvayo n'amarira no kubabara abaturage b'ibyo bihugu. Kandi ntibagarukiraho mu gukora ibyo, bakaba babonye n'uburyo bwo gusenya ubwigenge bw'ibyo bihugu bwabyo, kandi banyuze muri za leta zabo, za leta kugira ngo zibe za leta zatuwe n'abaturage cyangwa zikorera abaturage nk'uko ikinyoma cyitwa demokarasi gikunze kubivuga, ahubwo zikabaho mu buryo bwo kubabeshya no kubatwama no kubazanira ibibi. Ugasanga ahubwo abantu mu kanya gato bagiye ku ruhande rw'icyo opposition. Sa opposition zikaba umurimo wazo gusa ari uwo kurangaza no gutesha umutwe leta, kandi nayo yafashwe bugwate, kandi za opposition nazo zifasha ubutegetsi nanone zakirwa na babandi nabo bakazinjiramo bakazikoresha bya bindi bibi. Abaturage baba bagashaka gusubira kuri babandi babatwaraga mbere kuko babonye ntacyo bungutse, bityo rero bagahora muri uwo mukino, kandi ariko ibintu byinshi bihadogerera bipfa. Ubwo rero tumaze kumva ko iyo leta zinjiriwe ntabwo n'ubwigenge burapfa, kuko ntabwo ziba zifite ibyemezo. Burya umuntu iyo yigenga yifatira ibyemezo. Ubwo rero twamaze kubona ko hariho cyago gikomeye. Abaro nibwira ko yego ya 19 yabibukije, nibwira yuko twajya ku ntego ya 20 ko nikurikiraho. Ariko baze ukiraho ngaho wenda ngare kuri kano kantu bakavuze, numva nongeye gutekereza ibintu byinshi. Ese ko tubona Illuminati yamaze kwinjira muri za leta z'isi, bushize wawe watubwiye yuko nyine zose ziri munsi y'ukuboko kwabo, mbega amabwiriza za leta kenshi amesha aturuka muri Illuminati. Ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo tugandukira abatuyobora, haba mu Baroma 13 Petero yarabivuze. Ni gute itorero rya Kristo rizashobora kugandukira ubuyobozi bw'isi kandi rigashyira mu bikorwa icyo Imana ishaka ritiyanduje, nyamara tubona bwa buyobozi bw'isi buri gukorana na Illuminati, kandi Illuminati nayo ikaba ifite gisunika witwa Satani? Ese aho ntabwo itorero rizisanga ryiroshye mu kuba riri kuyoboka amabwiriza ya Satani mu buryo bwo kugandukira leta z'isi? Itorero rirabanza nambere itorero rihora nacyo nuko ribanza rikamburwa ibituma ari bitorero, ibirango by'itorero rigahinduka idini. Ibyo kuko zigomba gukoreshwa, kuko amadini ya Gikristo yateguriwe kugira ngo abe ikinyabiziga cyihutisha gahunda ya Antikristo. Ibyo rero cyane cyane ya Gikristo, rero ibyo ngibe ntabwo ari igitangaza rwose. Byose ni igisubizo niko bimeze, nta n'igitangaza kirimo. Ariko itorero ryo rirabwirwa amagambo burya twubakaho twebwe na ya Yesu. Yavuze ngo ibya Kayizari mubimuhe n'iby'Imana mubimuhe Imana. Ibyo badusaba gukora, ibi by'imiganda, aya mabwiriza, mukora ibi, muvaha, mujya hariya, mwimuke, ntabwo twabirwanya. Tujye kubirwanya twaba twije muri politiki.
twebwe umurimo wacu ni ugukora uko dushoboye kugira ngo abantu benshi bagerweho n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. naho ibindi bibera muri organization zaba ngaba kuko abantu bari mu isi bose bari mu mubi. Mbese Imana yakwijite mu bibazo byabo. Imana irakureba, iyo icyo ishaka iragira ngo banze uve ahandi waruri ujye ku ruhande rwayo ushobore kuyambaza wowe utoye utari kandi mu karengane ntabara Mana utari ko noneho izera umwana wanjye Yesu Kristo wihana ibyaha muri byo ntabwo nabiva muri byo bingaburira none se ubwo wumva byazagenda bite? Nta kimana yakorera bari mu isi gusa itorero umurimo waryo ni ukora mu cyimbo cya Kristo. Paulo yarabivuze ngo turabinginga mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Nayo nicyo tugomba rero gukora mu cyimbo cya Kristo kugira ngo abantu biyunge n'Imana. Nayo ibindi byo batubwira bishobora kuba ari nabibi n'amategeko mabi arimo nadupfobya ntabwo twe bwacu ari kuyarwanya. Cyakora ufite igitekerezo cyiza ashaka kuvuga ntabwo yabakoze icyaha, ariko umubiri wegura intwaro cyangwa akajya muri subversive activities nk'izi zaba ngaba akajya kurwanya ibibi leta ikora kandi nayo ikoreshwa ari ingwate yahura n'ikibazo cyaba ngaba nyine. None ubwo warutweretse yuko icyo Satani wakora no kubanza gufata ya matorero agahinduka idini kugira ngo ubone uko bazana amabwiriza k'ibyo se bigera ku bitwa abayoboke bayo madini kandi bakaba bazi ko bahagaze mu gakiza bakijijwe neza. N'abayobozi bayo madini ni ukuvuga ngo bo bari gukorana neza n'izo za leta, ariko ibyo bazana mu bayoboke babo akaba ari ibibica. Abo bazabibwirwa n'iki? Erega dusobanukirwe neza ko ikintu cyo bita leadership, ubuyobozi ni ikintu kibi gikomeye cyane. Mu Cyongereza baca umugani ngo a fish starts to rot by the head. Ifi igiye kubora itagirira ku mutwe. Ni uvuga rero niyo natwe tutarebye neza usanga twarigariwe n'abantu. Buriya idini rifite uko rikora. Umuntu araza bakamutoranya nkuzo ko bamutoranyije akajya mu ishuri ya teologiya akaza afite lisansi cyangwa afite na za masters twamukubise paruwasi n'uyobora n'ukora ibiki byose, ariko uwo muntu yabyawe n'Imana. Aho ni ibintu bipfira rero, ni ibintu bipfira kuko babandi bashyiraho umuntu ntabwo ibyo babireba, bareba icyo bita personal loyalty. Bashaka loyalty ni uvuga niba ari umuntu wibombarika kumvira abayobozi abandi akabakandagira, iyo niyo system Satani ashaka. Umwubahe wica abandi ariko ibyo we kubibangamira. Na hano rero ni ikibazo cyo dufite. Ese iyo witegereje muri iki gihe ubona itorero rya Kristo ryaba riri mu karengane cyangwa wenda hari ikindi gihe kazaza? Itorero rya Kristo hari abigisha n'abahanura ngo hari akarengane, the tribulation of the church. Abo bantu bafite ukuri kw'igicagate. Kucyaro kw'igicagate ni ukuri itorero rizababara cya gihe hashyizweho igishushanyo gisengwa kigiye gushyirwaho rya dini rimwe. Abatazemera ibyo koko bazahura n'akaga, bazarenganyirizwa isi, bazarenganwa nuko noneho agiye kujyaho ikintu banga kandi babona yuko atari cyo ku buryo bugaragara. Noneho abo bazarengabo, ariko n'ubundi abakorera Imana muri Kristo Yesu throughout the ages, mu myaka yose bagombaga kurengana. Nivuga ngo urakorera Imana muri Kristo Yesu, uzabona nk'ingero, uzabona abantu bakunda uvuga ubutumwa bwiza, abantu bakamwemera, ntabwo azahabwa umwanya. Ako si akarengane. Umuntu arumeza ati y'inyangamugayo haba wenda kamvugende kujya mu bisanzwe by'isi, noneho ugasanga bene nk'uwo muntu abantu baramwanze, navuga ijambo ubu baramwanze. Kandi ureba umuntu w'umwicanyi nk'abaraba, uwo muntu abantu bamukomeye amashyi. Kubera iki? Nabo umwanzi nabo bari mu bubata bw'umwanzi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri abaso Satani, kuki mushaka kunyica kandi nta kintu kibi nababwiye, batufite dayimoni. Umuntu arababwira ikintu kibarimo barakireba imitima yabo barabireba, ariko baraje bamwikiza bamubwira batyo. Natwe rero uzasanga njya nkurikira zimwe muri za comments bamvugaho, aho ngenda mvuga bamwe bagasanga bageza kuntuka, abandi bakageza gucarenginga ibyo mvuga. Hari umva ni ibisanzwe. Hari ugasanga hari umuntu bakurikiye kujya nongera n'umuntu bakurikiye umukozi saba prayiziga umukozi w'Imana w'igitangaza twabuze uyu nose kavuga uyu muntu
icyo bamukurikiyeho ni giki cyane ese njye bamuye iki? Abenshi rero cyo bavuga ntibaba banabyumva abagereza kubipfobya noneho najya kubyo kuvuga idini runaka ryo kumugaragara aba bikaba rwose ari ishyano. Aha twagiye noneho ku ntego ya 21 Pluto ku ntego ya 20 twumve uyu mugambi wa Satani muri Illuminati ni intego afitiye isi ndetse n'abayituye n'itorero kuko cyane buriya Satani aha abapusha cyane ni itorero rya Kristo kwangiza ubugingo bw'abantu ngo bazarimbuke azabisasire. Intego ya 20 rirakomeye cyane. Cyongereza baravuga ngo ni to organize a worldwide terrorist apparatus. Ni ugushyiraho imitwe y'iterabwoba ikwiriye ku isi yose. Ingero ni nka Al-Qaeda, ISIS, ISIL n'iyindi. Shyiramo Boko Haram, shyiramo Al-Shabaab, shyiramo iyi mitwe y'abamayimayi, hari imitwe y'iterabwoba yose n'izindi organizations zizindi zose. Hari n'imitwe yitwa y'iterabwoba atari y'iterabwoba ariko gusa kugira ngo wenda bayiharabike, ariko ya yindi yabo bwite irahari kandi ifite izo nshingano zo kuzana akaga. Ntabwo ifite umurongo mu by'irwanira, ntabwo ifite iki, ubundi bamwe ugasanga bifatanyije nayo batanabizi bibwira ngo ni ugushaka ingufu ariko barimo baragwa mu kaga. Iyo mitwe rero ni porogaramu y'aba bantu. So uzumva imitwe y'iterabwoba umve ngo umuntu ashobora no kubaza ngo se ngo buriya ngo Al-Qaeda umuyobozi wayo Osama bin Laden ntiyishwe n'abanyamerika, ugasanga umuntu avuze atyo kandi ntamenye ko Osama bin Laden ariho, ntabwo yigeze apfa. Ariko se ariho gute pasi gihe ikintu kigarutseho ka ugeze ubona siva ye baravuze ngo bamuhambye mu nyanja. Ngo bamuhambye mu nyanja. Mu nyanja se bahambamo umuntu. Babaje bati mpamvu bamuhambye mu nyanja niki? Ngo twasanze n'igituro cye n'ikigaragara. Abayisilamu bazajya bava hirya no hino baze iyo mva yo kuza kwiha icyubahiro kuko bamukunda. Bibi intandaro y'ibiva ibibazo. Ibyo ni ibintu. Iyo ni intuzi umuntu ashobora kuba yavuga. Naho bamurasiye ahubwo iyo operation yo kumufata. Uzi yuko abagiye kwifatanya nawe kwifatanya muri operation yo kumufata babishe. Bin Laden ariho. Yes. Umwanditsi w'igitabo cyitwa Paving the Road to Hell hari akantu yavuze ngo dead men tell no tales, ngo abapfuye nta buhamya batanga, agaragaza yuko abakaye babivuga babishe. None se koko hari abari bamubonye barabica, ababonye byagenze bavuga bajya kuvuga ntabwo yigeze apfa, avuga bari bo nyine bagize icyo bakoze, baramufashe nyine kuko yari umuntu uziranye nabo muri gahunda, bati ibyo bakoraga ihagarikira ahangaha, bamutwara kujya kwiruhukira muri pansiyo. None se umuntu yarangije imirimo ntaruhuka, buraruhutse. None abantu bahuriye ko na Hitler yatigeze apfa burya. Ngo yeguye mu ngunguru ngo n'umugeni we. Hitler wabonye intambara igeze birometero 4 kugira ngo ugere aho aragakora ubukwe, ngo agiye muri acide. Wabonaga ibyo ni ibintu bishize cyane. Ni ukuvuga ngo ibi bintu icyo bita official media. Noze pase ushaka utubwira ko ni intambara ya kabiri y'isi yose nubundi ariho bayishoje bari bagendera iki? Intambara ya kabiri y'isi yose yari igamije gushyiraho ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ugushyiraho guverinoma imbanziriza mushinga ishyiraho ubutware bwa Antikristo ariyo ONI. Icya kabiri kwari ugutegura imizi y'intambara itazashira ishingiye ku madini. Imizi y'intambara itazashira ishingiye ku madini? Yes, ariyo mpamvu bisha abayahudi. Hari n'abahakana yuko abayahudi bapfuye batagera ku miliyoni 6 uko bavuga, bakavuga ngo bari nk'ibihumbi 600. Hari umuzungu umwe nawe yari umuyahudi w'umunyamerika witwaga Myron Fagan, n'umusaza w'igitangaza, yavuze ibintu byinshi cyane, ari nawe umwe mu bantu batumye niga ibintu byinshi cyane. Yavuze ko mu by'ukuri yuko biriya bintu ari ibintu bya propaganda, ntabwo bageze miliyoni 6, ahubwo hapfuye 600.
ataza kunyumva abo bita ngo ni abasematike semitic movement bavuye ngo nafobeje genocide we nakunda avuga uko yavugaga uwo muntu ibyo yanditse arabivuga atyo ariko abapfuye nubwo yaba ari umwe ntabwo twifuza umuntu gupfa ariko akavuga yuko babikoze muri propaganda yo kumvisha ikibazo yuko gikomeye cyane noneho bagafata ba bantu kugira ngo bagire bate kugira ngo bufishe ko ari ikibazo gikomeye cyane miliyoni 6 ibyo reka twe kubitindaho cyane turavuga tuti ibyo bintu byose kuki babikora muri buriya buryo so impamvu ne ebyiri kwica abayahudi byatumye habaho kuvuga ngo ko ibihugu byari bimaze gutsindwa cyane cyane ibyo bitaga ni Ottoman Empire ubumwe bw'abayisilamu bwategekaga Islamic world isi y'abayisilamu yose yari ifite buryo ubutwe bwibumbiyemo bitaga the Ottoman Empire butegeka aho abasilamu bari kandi ufite n'ijambo rikomeye ubwo rero igihugu cya Turukiya aho cyari ikicaro cy'ubwo bwami kimaze gufatwa gitsizwe mu ntambara ya mbere y'isi yose mu cya 1928 ibihugu bindi byose by'abayisilamu by'abarabu cyane cyane byari biri muri uwo murango byahise byigenga Turukiya nayo isigara ari igihugu kigenga kwacyo urumva uwo ya empire ivuyeho bisigara ibihugu by'igihugu giti cyacyo kandi kigomba kwifatira ibyemezo ku giti cyabyo ubwo nuko ari ugutsindwa bakabyita yuko ari ubwigenge ariko ari ugutsindwa nkuko reba buriya mu Burusiya buriya ziriya ntambara zaturutse kuri Gorbachev wasenye Burusiya bwari igihugu gikomeye none bakaba barimo barwana bapfa baraza bicana hirya no hino kubera uriya mutego bateguye kugira ngo bizabe impamvu y'intambara izo ntambara zakozwe zateguwe kera bumva yuko Burusiya n'ubundi ntibazemera yuko otani none bibavogera ushaka kugira ngo otani bavogere nawe bazamwikiza ari ikibazo kiri kuri Ukraine bwe tabitize ibyo ngibyo terrorist operators navugaga niyo ubu ngo nibyo bikwiriye isi none baze tukiranga kugira ngo ukomeze usomeye ntabwo bashoboraga gushyiraho icyo gishushanyo cyangwa se icyo gikoresho cya antikristo cyitwa umuryango w'abibumbye badashoje intambara ya kabiri y'isi yose byagiye gukunda bitese kiriya kandi cyarashyizweho mu rwego rwo kurwarira no kurengera amahoro kugira ngo ibihugu bikomeye n'ibyoroheje byose bigira amahoro n'umutekano kuko igihugu cyose kiri akabazo kikajya kurega muri wone ntabwo ujya guhangana ngo kirwane ubu nibwo bwa mbere byabaye usibye yuko byabaye ku Burusiya naho ubundi ibihugu se ntibabitera bakajya kubisenya bitwaje ngo hariyo inyeshyamba ngo hariyo ibyihebe nk'uko bashenye Iraq ubu se kwa Gaddafi bamuhoye iki ntibabishenye se bakabisenya ariko nibwo bwa mbere nibura bibaye no mu gihugu cy'Uburayi ubwacyo abanyaburayi bwo bicana ubu ngubu Uburusiya baravuga ko ntibashobora kubuhagarika ntabwo babuhagarika kuko ahubwo noneho jewe ibintu by'Uburusiya na Ukraine ngiye bimaze kunshaka nkurikiye amakuru naho aho uyu Vladimir Putin w'Uburusiya ngo yatanze itegeko yuko yatanze agahenge kuri Ukraine ngo abantu bahunga babanze bahunga ubundi arimburi abasiviliani bose bahunge hanyuma ari impuri yarangiza erega burya niyo mikorere myiza nyine kuko ya gisirikare niyo military strategy kugira ngo utica abantu nyine badafite intwaro bana babahaye agahenge wenda ku cyumweru ubundi baganye nuko bizamera ubundi buriya perezida we yari yasabye ngo NATO ihindure Ukraine ibe an flying zone ayindege zitemerewe kujya uko babikoze Gaddafi barabimukoze uriya muyobozi nawe rero ariko ari abayobozi harya ngo yari umunyarwenya n'umunyarwenya n'ubundi hari abantu usanga buriya uzi ko bari abantu batazi neza ibintu bagera no mu bintu batazi uko isi ikora buriya warumva NATO ishobora kuba yashyira kiriya gihugu cye kikabona ni flying zone ku buryo nta ndege z'abazungu nta ndege z'Uburusiya zishobora kuzamuka iyo uvuze na flying zone bivuze kugira ngo bivuze nta ndege ishobora guca hejuru ya Ukraine ngo ye kuraswa bana zira ndege z'intambara z'Uburusiya ntabwo zazemerewe gukoresha kiriya kirere cya Ukraine zirasa ibyo se babikoreye Gaddafi no se babikorera Putin none se babimukorera ushatse gusobanura iki pastor kuba NATO ubwayo iri ku ruhande rwa Ukraine ikaba idashaka kugira na flying zone Ukraine
urumva atari ikintu gikomeye gishobora kuba cyateza nanone ingaruka mbi ku baturage no kuri Ukraine kuko bazakomeza kuyirasaho. Oya, kwirasaho uvuze ngo ndani flying zone, uvuze ngo Uburusiya bufasha mu kwa kurwana ntabwo byukomeje. Yego. Kandi ibyo ntabwo wabikora ku Burusiya, wabikora kuri Gaddafi. Ntabwo wabikora ku Burusiya. Wasa wabikora nkande. Buriya Uburusiya bigeze kubwira Ubwongereza ibyo bwavuze. Putin arabwira ngo mwebwe ni ukubagira imbabazi. Hariho ku munsi umwe nabahanagura umuntu hazamenye ko mugeze kubaho kwisi. Therefore ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uriya ni igihugu gifite cyabikijwe ubwiru bw'ibikoresho byose sani hose niho ari. Kora ibikorwa byose bya gisirikare ni hari yabibo. Ase pastor ukurikirana amakuru neza waduhaye amakuru uyaduhari kuri day 4 ariko bageze kuri day 12 kandi biragaragara yuko ibintu wagiye utubwira ari byo biri kugenda biba nta Burayi bwaje gufasha Ukraine uretse gufasha ngo wenda batanga amafaranga impunzi zibeho neza nta guhagarika intambara nta gusubiza inyuma Russia kugera naho mu gitondo Putin avuga ati plan yanjye napanze kugenda neza ahubwo ngiye gutsinda ngiye kwinjira Kiev ibintu bigiye kugenda neza uri kubona ibintu bizarangira gute koko? No, ikintu uko bizarangira ntabwo ubundi azafata ko igihugu birumvikana kuko icyambere kubitagaragara kandi mu mperaho kubitagaragara nuko biriya bikorwa hariya Abanyamerika barabishyigikiye byo kurasa Ukraine kuko n'umugambi wa Illuminati niko bimeze. Buriya barakora according to plan, niyo plan aho bitagaragara. Noneho kubigaragara noneho rero tuvuge wenda baranabishaka wenda da ntabwo byakunda ko babikunze nuvuga ngo yaba ari intambara y'isi yose kandi intambara y'isi yose nta wayungukamo, sibyo se? Nese umuntu yakubwira ati aho kugira ngo mpfe umuntu ashaka kano kantunza kano ka laptop kawe aho kugira ngo icubugingo se ntiyagatwara ukagahara, ni nkuko nayo Ukraine twayihara abisi yose hariho twe gushira twese byatungura dushize twese. Uyu munyagwenya wacu president wa Ukraine yadukinira comedy agahita yongera akemera yuko atazajya muri NATO bikarangira. Wapi ntibyakunda nase yabikora tusibye yuko we kubera ibyo uburakari abaturage ba Ukraine bafite ntabwo bashobora kwemera yuko bazi yuko Imana yabo ari kujya hehe ari kujya muri kuko n'abaturage rega nk'abandi bose nase ibyo tuvuga barabizi uhewe n'abaturage rwimbi ko abazungu se hari cyo bazi bo bazi ngo ubungubu ngo buriya ngo NATO ngo bayigiyemo ngo bakira Uburusiya bwaba bugize ariko ntabwo byakunda kubera ko Uburusiya hari kimwe nka kimwe cya gatanu cy'abaturage ba Ukraine n'Abarusiya bwite biriya bibera mbara bishyigikiye igihugu cyabo cya Abarusiya nyine ntabwo rero n'umuntu yarasazwe ari intambara za kigerira za kinyeshyamba z'Abarusiya barwanya leta ya Ukraine bari bahari aho gushyigiye kubaho n'ikihe noneho ntushibye uvuga. Ukraine ni igihugu kinini cyane kandi gifitanye imipaka igiye ku bihugu bya NATO bya OTAN. Ubu abantu benshi bagiye guhungirayo. Icyambere bigiye guhungabanya ubukungu bw'Uburayi n'abantu bajyaga bano birabura bajyaga bahungiraho kujya gukora ibiraka bagiye kubura akazi kuko bari bazagenda bakora imirimo yose nk'abantu bahunze b'impunzi kandi bavuze ko batazajya mu makambi. Abantu bose bahunga muri Ukraine bazajya bajya mu Burayi babahe ibyangombwa bajye gushaka akazi bakore ntabwo bazafata nk'impunzi bazafata nk'abaturage bashaka ubuzima. Ubwo rero bano bene wacu babagenda bagwa muri za Mediterranean birukanka bajyayo ubu Burayi birarangiye kuko nabirabura bahunga muri Ukraine ntabwo babemera barabahagarika ku mipaka batangiye kuhagarika barabahagarika ubwo nyuma byazamutse ariko baranasaga barabahagarika urumva ntibashaka kugira ngo bagere muri cya kivunga kugira ngo babane benefits babageneye bazisangire oya barabafatira hariya kugira ngo barebe ukundi batwara wenda bashaka babohereze mu bihugu by'iwabo kandi abenshi muri bariya birabura bamwe bari abaturage ba Ukraine bashaka kugira ngo bajye gusangira ibyo abazungu bafite abagore babanuza nk'aba Nigeria bariyo bararenga ibihumbi hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 bafite imiryango bafite ubwene igihugu bwa hariya bone bagenda bazavuga twe turaba Ukraine mutufate nk'abazungu bene wacu ibyo ntabwo babikunda. Hari umuzungu warize ejo umuntu yarambwiraga muri Canada ati hari umuzungu ahoze arira
aravuga ngo disi abana barashize, abantu bapfa, ngo abantu bafite amaso y'ubururu, abana b'abakobwa beza ngo nabo barapfa, ngo nka ziriya njangwe zo muri Afghanistan zapfaga no muri Libya ngo ntacyo byari bidutwaye, ngo none abana bacu nabo bageze igihe cyo gupfa, abana ba blonde eyes bafite umusatsi wa wundi w'intuza w'abazungu nyine n'amaso ngo y'ubururu, ngo disi ngo icyo kintu rwose kidukoze ari mwarira w'umusaza, abandi bapfaga bivuga ntabwo arazi yuko bizagera no kubaba. Ibyo nabyo ni ubujiji, kuko isi igiye kurimbuka, bose bari muri kategori imwe. Ase pastor ko ibintu bisa nkaho biri kugaragaza ubwambure bwa Illuminati cyangwa bw'imiryango y'isi, aho usanga urugero ndagwa nka OAF, abagize umuryango bavuga ururimi rw'igifaransa, buri gihugu kigenda kifata kivuga imyanzuro yacyo, kivuga ati turashyigikira abantu. Ubudage butangiye kukwerekana uruhande, none ahoze nsoma mu gitondo ngo John Boris nawe hari ibyo atangiye gufasha Ukraine, ugasanga buri muryango uri kugenda wikorana. Ese pastor uri kubihuza gute no kurengera ikiremwa muntu cyangwa kurengera ubuzima n'ubugingo bw'abantu? No, that is a game, biriya ni umukino. Urumva abantu bato bo murengerazuba batojwe kuva kera bakiri abana yuko Uburusiya n'ibihugu bishuditse nabyo ari abanzi. Zino ntwaro za kirimbuzi zirakorwa mu nyungu zo kuvuga ngo baririnda abanzi. Umwanzi se nindi? Ni East. Abarusiya, Abashinwa, abo n'abanzi babo. Urumva? Kandi ntabwo ari abanzi babo generally speaking. Abanzi bose baheye. Barapfa si cyahubwo nda first place. Ariko babita abanzi, mwebwe rubanda mu byumve. Niba bohereza ku rugamba, mugende muzi ko mugiye kurwana inyungu zanyu. Munashire rwose, mwumva ntacyo bivuze. Urumva nk'Abarusiya bamwe bari banze no kurwana n'abasore bamwanga kurwana kuko ntabwo bumva neza Ukraine se barabahurike. N'abantu bajyayo bagatembera, barashyingiranye. Kera bari mu gihugu kimwe cyitwa Soviet Union cyangwa Repubulika z'Ubumwe z'Abasovieti. Barasobekeranye bari kumwe, none barabica, akumva ntibabyumva. Ariko yino kubera itegeko rikomeye, namwe bisanga ejo nabonye umusirikare bari bafashe, bamufashe amateka wo mu Rusiya, abakobwa barimo bamugaburira binywera icyayi baraho baganira. Ntabwo ari abaza sake, ariko ni politike. Iki nshaka kubazaho no kuba Russia ibwira igisirikare ngo bashyire on high alert izi ntwaro noneho zikirimbuzi. Ese biriya bintu byaba koko ari byo koko bashobora kuzirasa cyangwa no gukanga no gutera ubwoba? Biriya ni game, ni umukino cyereka yasaze. Ubundi iyi ntwaro ya kirimbuzi imwe igira abantu batatu bagomba kugira urufunguzo rwayo. Ntabwo umuntu ashobora kugenda ngo ayifungure, kandi bagomba kwicara bakavuga impamvu igiye kwisimbura kwifungura. Ibi ariko ntibivuze ngo Putin yavuze wenda bose babigira bate babikora ku gitugu. Ariko nanone ugiye kubikora uhareba burafite ikibazo. Ubuse arayirasira siki hariya se hamunaniye, kereka OTAN abanyamerika n'inshuti bashuditse bahagurutse bakaza kwinjira mu ntambara. Baje kwinjira mu ntambara cyaba ari ikindi kibazo, cyaba ari ikindi kibazo gikomeye cyane. Kuko hari igihugu cyitwa Finland kiba mu majyaruguru y'Uburayi, ubundi cyo ntaho cyabarizwaga. Ariko hari ahantu gihurira no kuba Urusiya n'igihugu kinini cyane, hari aho bahurira ku mupaka. Noneho bavuze ngo bakurikiye ibyo Uburusiya bwakoze, ngo barumva basaba kujya kwinjira muri OTAN. Noneho Uburusiya buravuga ngo umunsi mwahagurutse mugiye kujyayo, uwo munsi niwo tuzabarimbura mwese. None rero urumva nabo bashatse nabo bagikora bagitera ntacyo byakora. Ariko hari icyo bishatse kuvuga, ni ukuvuga ngo ni ukongera uburakari mu baturage batuye Uburayi n'inzangano, no kugira ngo bamwiryane ukomeye. Narimo nkwereka ngo Uburusiya nimara gufata Kyiv bukafata igihugu, bazahita bashyiraho abayobozi bashya. Nimara kubashyiraho igihugu ntabwo kizaba stable. Kubera iki? Abantu benshi bagiye kujya mu mashyamba, abantu benshi bafite intwaro, abantu benshi barimo bazakora za bombe za petroli zangwa za essence. Abantu bose bagiye kuba militants, abamilita barwana bagira. Ariko ibyo bizatuma noneho Uburusiya bukoresha internally, bukoresha rafule bwica abantu benshi. Kwica abantu kandi abenshi bivuze kuzana urwango rukomeye. Abantu benshi bagiye gushiraho za KGB zigiye kujyamo inzego z'iperereza. Abarusiya bafite ubwene gihugu bwa Ukraine
bagiye guha no kuba supplement no bagiye kuba mu gipolisi bagiye kujya mu iperereza niyo bagiye kwicara no bene wa ntabwo bizaba byoroshye ariko icyo nshaka nanone ko usanga usorozaho tukiri kuri no ntambara tugaruke ku bihano byafatiwe Uburusiya kuva ku munsi wa mbere kugera uyu munsi ubwo bafungaga Mastercard na Visa card bivuze ko nta kubikuza biragoye ibihano bikakaye birenze byo kuba bafatiye Uburusiya byo ntago byazazana umujinya utuma habaho intambara ya gatatu y'isi. Erega amakuru yakuraye aya makuru yakura muri Western media barase bavuga iki ko ari byo baba babishe ni propaganda. Nose Abarusiya ntibagenda bakijira ibyo bita cyber warfare ntabwo ubyumva bakijira muri za computer zabo bakazihagarika. None se ubu ngubu umuntu yahoza ambwira ati twe tugiye kwicwa n'inzara umutsima tukura mu Burusiya ingano ibiki byose bikuramo. None se Uburusiya bo ikibazo Uburusiya bufite ntabwo kimeze nk'icy'abanyaburayi kuko ibyo kurya barafite n'ubundi nibo bagurishaga ibyo kurya. Ibyo kurya n'ikintu cya mbere umuntu akeneye kubaho kwe ibyo kurya birahari things zose zirahari ibyo barahari basically Uburusiya burihagije. Uburusiya is an empire ni igihugu kinini cyane gikora muri Aziya kigakora mu Burayi hose. None se cyabura ite ku ibyo gikeneye urumva ntabwo rero kimeze nk'uvuga muri bwajya rucari nko mu Butaliyani barya umutsima hanga muri Egiputa ingano bayikura mu Burusiya. Ingano no kuvuga farini kandi ni nkuko mbese ibihugu nka Kenya niyo n'urugero naguha ariko ikintu gisa naho na Malawi barya kawunga k'ibigori buriya nk'abari se ubabwiye uti aho makuraga ibigori harahagaze abantu baba babesheho ni ubu nabo bararwana no kureba ukuntu babona alternative sources of food barashaka kureba aho bagenda bakura iki ibyo kurya hirya no hino ni ikibazo ibindi bintu biroroshye gukora ariko nabo kandi bashaka aho bacuruza aho bagurishaga ibintu byabo za gaze zavaga mu Burayi zavaga mu Burusiya. None wowe aho kugira ngo bavuge nabi bya bibazo bahura nabyo bakarega bakavuga Uburusiya ubundi balanced reporting uvuga namwe ibyo mwahombye none bo ntibabivuga Putin ageze aha hari umujenerali we barashe ubwo se buravuga iki that's propaganda kugira ngo ba bantu b'abanyaburayi be gucika intege n'abandi batukaga ngo Uburusiya ngo ntabwo mutabara Ukraine buve yuko Uburusiya nubwo batagiye gutabara ariko nabo bafite ikibazo mu minsi mike bashobora no kumwica bene bo bashobora kumwiyicira ubwe. No ibyo ntabwo nabyemera nkurikije reports zabo zonyine ngomba kuya n'ahandi van information nibyo kuko na media za Russia zabaye kuri ntabwo zatanga amakuru gusa icyo mbonamo nuko Amerika aho gufasha cyane Ukraine nkuko yanze gushyira na flying zone ahubwo iri gushyira imbaraga mu gupenaliza Russia hari bisa nkaho na ifite n'izindi nyugu utapfa kumenya barapenaliza Russia kugira ngo abaturage bumve yuko Russia ni mbese bafite icyo bakora ntabwo babatereranye kwa hari kirimo gikorwa nka camouflage kugira ngo no guhisha kuvuga ngo hari icyo dukora ariko muri on top they together jewe nasubye icyegeranyo isinyisho KGB na CIA barakorana bajyaga bahura bagiye gutatana kandi barangiza bakagenda bagasangira icyayi. Niko kuri kwe niko isimeze. Ese Uburusiya rumara gufata Ukraine hazaba amahoro? Igisubizo ni oya kuko abaturage ntago bazemera bazaba batwarwa n'igitugu kandi bazahora barwana. Ikindi cya kabiri bazajya bajya mu Burayi bavane y'intwaro bijire muri Poland mu gihugu cyabo nyine bazajya bajya mu bihugu bibakikije nka za Poland biri muri OTAN baboneyo imyitozo n'intwaro baje baza bakora iki barwana. Ahubwo ikibazo bazahura nabyo ibyo izo ntambara zashingesha abaziva mu Burayi zigiye gutubana no Burayi nabwo bugira insecurity bugira umutekano muke bamene nko muri Afrika hameze imitwe yitwara gisirikare yambura abantu ku mayira ariko paze ubaye nkaho wivuguruza ku kiganiro cy'ubushize ubwo ubushize uwo waratubwiye uti buriya mahirwe yabaho kuri Ukraine nuko Uburusiya bwafata bikarangira amahoro akagaruka. Utari wajya hejuru ndacyo navuga ku rwego rw'isi iriya ntambara hagati y'ibihugu bikomeye mwe kwirebera muri Ukraine mwirebere ku rwego rw'isi navuga ari ku rwego rw'isi twebwe kurambuka kwacu kwabafite garanti y'indi minsi turiho naho kuko gere icyo ntabwo nareberaga muri iyo context ntabwo nareberaga muri context ya noneho ku rwego rwa Ukraine no ku rwego rwa Ukraine n'Uburusiya ntabwo nivuguruje igihugu cyaba kivuye intambara yabihagaze abantu baba baticara kuri rwego rwo kubita ababomba amaze agashya abantu bagashira ariko resistance internal resistance ntabwo nigeze mpaka nayo kwitabaho
ariko se ubundi Ukraine nta bitwaro bya kirimbuzi bo bagira. oya igihe Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviyete zasenyukaga ibyari biriyo abarasha barabijyanye. Ubu ushaka kumbwira ngo ntabwo bashobora guhangana n'Uburusiya ngo babutsinde? ayiwe ntabwo byakunda nubwo badakoresheje intwaro za kirimbuzi ntabwo bishobora gukunda. Uriya Putin ntabwo bamugwa hejuru ngo bamufate. buriya bintu nyine babizi. ahubwo buriya ntabwo byakunda, ahubwo buriya icyo bagiye gukora, ahubwo igihugu Uburusiya icyo buzakora buzahashyira igisirikare gikomeye, ariko kiri mu nyungu zabo. nk'uko ureba Belarus urayumva, ni akandi gahugu ko kashuditse n'Abarusiya rwose, ariko naho ni nk'agaseterite kabo. donc Belarus urumva nta kitwaye Russia, ahubwo barafushuditse, iri mu nyungu zikomeye zayo. urumva ko ari byiza cyane. tunihanganisha abantu bari kugirwaho n'ingaruka na perezida wa Ukraine. Nge namukunda n'umukomediye, baravuze ngo yahunze ahita yerekana amashusho ntaho njya mu mpimpa ntwaro. arakihagaze, ariko buriya ubunga ko ari ihame ridakuka. Twagiye ku Burusiya n'ubundi ntabwo tujya duta intego yacu, ahubwo twahageze ndi kukubaza iby'intambara kabiri isi yose kuri Hitler ubwo yabaye nawe igikoresho cyabo. Hitler yari igikoresho cya Illuminati. Hitler yashyizeho kugira ngo arwanye ashoze intambara mu Burayi, hagamijwe gusenya Uburayi, cyane cyane gutsinda biriya bihugu by'Uburayi no kubishyira kuri gahunda nshya ijyanye n'ubushake bwa Illuminati ku mugaragaro. Akaba ariyo mpamvu tubwira ko atigeze apfa nawe, nk'uko watubwiye ko n'uyu mugabo Osama bin Laden nawe atapfuye, ubwo nawe baramuhishe ntabwo yishwe. Nawe bavuga yuko yagiye kuragiriza iminsi yose muri Amerika y'Epfo, cyane cyane muri Argentina. Ntabwo Hitler nawe yapfuye, ariko si ibyo bintu byo gupfa kwa Hitler. Yiyahuye muri gaze pase. Yiyahuriye si cyo, umuntu yamaze kurongora, umuntu wakora ubukwe ntabwo yiyahuye. Rega official media y'abari abantu ni ikinyoma gusa. None se ko yari arayi wabo, yari umuntu wabo w'inshuti, buriya umuntu uze bishe neza, bishe kandi ku buryo bugaragara ni Gaddafi. Ku Gaddafi Ginian rero opposite yarabarwanyaga, nubwo nawe ibintu byabo yari abizi, yumvaga afite icyo yakora. Bamwishe urupfu runagaragara, banamufotora agirirwa nabi ibintu byose kugira ngo bihanize umuntu uzashaka kubahagarara imbere. Hitler ntabwo yapfuye, kandi ari igikoresho cyabo. Ntabwo yapfuye, hapana, bogo ntabwo bagize bapfa. Okay, tugaruke noneho rero. None wari uri muravuga uti ahubwo Uburusiya numara gufata Ukraine ikizabaho nuko abantu bazajya mu mashyamba bakaba ibyihebe nabo bagakora ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo urabihuza niyo ntego twatura 21 ya 20 plito. Yes, kuko ubu hagiye kuba imitwe noneho y'abanyaburayi y'abateroriste. Bazaba barwana kinyeshyamba kugira ngo baranize leta izabishyizweho n'Abarusiya. Yes, ibyo nicyo gende bakiri imbere. Ubwo n'ibindi byihebe bigiye kuvuka bishingiye kuri iyo ntego. Urumva bo bazabarwana bandi bashaka ngo barwanire ubwigenge bwabo, ariko Uburusiya buzabitabura abateroriste kandi bafatira ibyemezo nk'iby'abateroriste. Nabwo itamu terrorism babishizeho kugira ngo bakoreshe iyo mitwe y'iterabwoba bayireme, noneho yabirwanira inyungu izarizo zose, ariko bityo bashaka no kugira ngo bizane umwiryane mu bantu. Ubwo Ukraine ntizongera kugira amahoro nayo birarangiye. Yes, nuko ino mitwe y'ibyihebe ntabwo yajya kubaho nka ISIS yavukiye muri Iraq kubera intambara ya Iraq. Konzi ko Uburayi icyo kintu kitabagaho, ubona ari ibihugu byari yubatse kurebana n'intambara nta cyari kikihaba. Ubu wabushatse kutubwira ko intambara igiye kwagaruka bakamera nka Afurika nabo. Kandi nkweretse intego ya 9 ko ari kwivuga se. Intego ya 9 itubwira iki? Iravuga ngo gutangiza intambara mu bihugu biko byateye imbere. Tugaruke kuri iyo ntego pasira tumanyigarukaho. None se ariyo batangiye gusohoza nanone kandi niyo gahunda barimo. Hari intambara iherutse kuba mu Burayi hagati y'igihugu cyitwa Azerbaijan kirwana n'ikindi cyitwa Armenia. Nabyo byararwanye. Ni ibihugu byo muri Aziya ariko biri mu byahoze ari ibihugu bigize Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Urumva bararwanye. Buro nibi ngibi hagiye kuba izindi intambara zikomeye cyane muri ibihugu bihereranye n'Uburusiya, nko muri za Poland zahe, kuko abangaba ni bazatangira kujya barwana. Uzasanga bano Barusiya batraininga izindi nyeshyamba
zikrosinga zijya gukubita bene wabo imyitwe itwaye igisirikare iri muri za Poland, muri za Romania, muri za Bulgaria, muri za Hungary, bagamije kugira ngo babacubirizeyo. Ibyo rero bizana akaduruvayo. ubwo kuvuga ngo bya bihugu byateye imbere intambara zigiye kuhagaruka, kandi ariyo gahunda ya 9 intambara zigarukemo zikomeze zikururane. ubwo ni wa mugambi wa Illuminati uri murasohozwa. Ni umugambi wa Illuminati kandi bijyanye n'ubuhanuzi noneho bwa Bibiliya, kandi n'ubuhanuzi bw'umugore witwaga none umukecuru izina rye ntibarivuze, ariko ubwo buhanuzi yabuhaye umuvugabutumwa witwaga Emmanuel Minos. Amubwira yuko hagiye kuzatangira intambara mu Burayi, ibihugu byinshi bikaza mu mwiryane, n'abimukira bakatangira kwanga urunuka, bakagirirwa nabi, inabi ruti y'abanazi bagiriye abayahudi, ndetse urwo rukururano noneho ruzageza naho intambara ziriya ntwaro hari igihe zizakoreshwa, ariko bitari kirimbuzi. Yes, zizakoresha ibintu noneho n'abanyaburayi ubwabo bahungiye bajya gushaka umwuka bahumeka wonyine bawushakira muri Afurika no muri za Amerika y'Epfo, ahantu mu byaro mu mashyamba, abantu bajye kwiturira muri za Amazon kugira ngo ahumeke umwuka anywe abeho. None ubwo n'uwo mukecuru wabihanuye. Ubwo nk'intambara watwereka ziri mu Burayi zatangiye ni nka zingahe, watubwira amazina yazo? Ni sofa ni nk'ize ebyiri navuga, ariko hariho n'intambara ya Yugoslavia yashenye Yugoslavia ya Croatia na ziriya za Herzegovina, za Montenegro Herzegovina. Izo ntambara zabayeho nazo zashegesha Uburayi cyane. Aho ngo hari mu Burayi naho kubitaho n'iyi ngiyi, noneho kubitaho niyo ngiyo nkubwiye ya Azerbaijan, ko bajyaga baseka Afurika se ko numva nabo bageze mu rwego nk'urwa Afurika. None se baraseka nyine, ariko si ubikora si umwe. Afurika barayisenya kugira ngo bakomeze batware umutungo wayo. Ufite umutungo ukomeye cyane kugira ngo ubukungu bwabo bategeka isi, bakeneye ubukungu ni control, bafite ubukungu babutegeka. Afurika rero niyo yari yoroheje mbere gusenya mbere, kandi ifite ubukungu bwinshi. Ni nayo mpamvu babona abanyafurika baragwira cyane, kandi abanyaburayi bamaze kuba abanyaburayi bakora ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere batandukanyije n'Imana. Aho abanyaburayi ntabwo iby'Imana bakibyemera kubera amashuri, uburezi bahawe n'ubwo kwanga Imana no kwihakana, cyane cyane bitanye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Icya kabiri bakoze ni ukubabuza kubyara. Kubyara ni icyaha gikomeye cyane. Icya gatatu gikomeye cyane, tukurikije inyigisho za Alice Bailey, ni uko abantu bagiye kubahindura, aho abanyaburayi bose bashaka kubahindura batinganye, mbese kuba umuntu bakabibigurya. Nose yago buriya barabakunda bo, umuntu utandukanyije n'Imana ntukiyemera, warangiza no kwicara gukora ingeso n'imihango mibi izira imbere y'Imana, kandi ukabikora unezerewe. Urumva se atari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu b'abagabo mu Burayi, abagabo nyabagabo ntibakigira ijambo. Umuntu abari aho ngaho nabo byarabayobeye, ntibazi impamvu zabyo. Intego ya 20 to organize a worldwide terrorist apparatus, vuga gushyiraho imitwe y'ibyihebe ikanyanyira hirya no hino ku isi. Kuko imitwe y'ibyihebe ntawe uzabaza, ntubaza leta. Ubundi iyo igihugu gifite ikibazo ubaza leta igitwara, nose imitwe y'ibyihebe ubazane. Abantu baricwa, abandi bakagirirwa nabi, ariko bafatana imitwe. Nose nk'abari ya Boko Haram bifata, wari wabona muri naho bajya kwirega. Boko Haram se wirega he? Bafata abana b'abanyeshuri bakajyaho bakigaragambya ngo batwaye abana b'abakobwa, abari abo batwaye ba Kiboke batwaye abana 500, bagenda hari 300 cyangwa 200 sinzi, bari benshi hafi 500. Barakuye ko kimwe cya gatatu nticyari cyaboneka. Abandi bagiye baza, bamwe baratewe inda, abandi baragize bati, kandi kugira ngo bari abana baze aba harabaye gutanga amafaranga. Hari nabagiye bisubizayo ngo bisangiye abagabo babo babateye inda. None se aragarajya mu buzima abura uko abaho. Nawe umugabo yaramufashe neza areba babana, kandi bari abantu bateroriste bafite amafaranga, umugore bashaka ifaranga riri. Nuzira ngo babaho bati, impamvu se babona buri gihe recruitment sizabo zivanye, nuko bafite bakurura. Uragenda ukaba hariya ukiberaho, ufite imbunda, urica, urahembwa, urabona amafaranga, ibyo kurya n'ibyo buntu, barabona supplies ziraza, CIA irabaha amafaranga, irabaha ibyo kurya, babayeho neza. Nese impamvu baranira leta ni ukubera iki? Bafite intwaro, bafite training, bafite ibintu byose. Ni igisirikare kiraho kigenga, kitagengwa na leta, kandi kimeze neza, kandi kitari accountable to anybody. Ntabwo bavuga bati turakora ibi runaka raduseka cyangwa abaturage baraza kutwanga. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo babyitayeho.
turagira ngo dusomere iyo ntego irangize tuyumve yose. no intego yo ni uko nyine n'ibyo by'ingenzi bakakubwira ko icy'ingenzi ni uko byatangiranye kera. hari bitaga ba Red Brigades bo mu Butaliyani nabo ni imitwe y'ibyihebe bigeze gufata uwitwa Aldo Moro n'umusirikare witwaga General Josie barabafata kugeza igihe banegushitiza babaha amafaranga bavayo. ariyo n'ubu bakora za Boko Haram bazikorera kunegusya bakabaha amafaranga barangiza ba bantu bakabarekura ubwo bakaba bariyongera imbaraga none impamvu bakomeza kuba muri ibyo bintu. kandi uyu nguyu umwanditsi avuga yuko ubwicanyi bumwe bwagiye bukorwa umuntu udashaka gushisheka cyangwa ashyira ahagaragara ibi bintu byabana cyangwa ushaka kubirwanya azakamirwa urumukwiriye. atanga ingero z'umugore witwaga Ali Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, wahoze ari umugore wa umuhindekazi wayoboraga minisitiri w'intebe w'ubuhinde. yari umuntu wari populaire, abantu baramukundaga. abahinde baje kumutoranyira nka gatatu n'abatari kabiri, bamutora bamukunze. ishyaka yaje gupfa yishwe nandese. bavuga uwahoze ayobora Pakistan General Zia ul Haq, nawe yari umu general ukomeye, yaje kwicwa na muri ubwo buryo. yicwa n'ibyihebe, yicwa nyine na Illuminati bamwica bari babaza ko bakwica. bashobora gushaka ibyihebe. ibihugu nk'ubuhinde kitoko giteye imbere gifite ubushobozi bukomeye cyane na intelligence n'amafaranga n'iterambere n'intwaro, nabo bari muri bya bihugu 10. aho kugira ngo bashate umuyobozi wabo bakamwica nk'uko bishe Kennedy kandi ari umuyobozi wa Amerika. ariko pase uravuga uti ngewe nize ibyo bita stigmatized knowledge, ubumenyi ngo bwahinyuwe. ese niba iri kutubwira n'ubumenyi buhinyurwa, ubumenyi bwahinyuwe se byo mvuga umuntu ntabwo ndi umusazi. ibyo mvuga nibyo nkubwira nibyo niko kuri guhari. ubuse nibwo Hitler yapfuye urw'ikirago utiba yaguye muri acid. ubuse mu twakwemeranya uwonze waguye muri acid batwitse ni Lumumba. gusa byo n'ubusazi kandi no muri comment uraza kubibona. n'ubusazi ndayaguri kuko ise umuntu avuga ngo n'ubusazi ntabwo murenganya. imyaka yose icyo yigishijwe ni ikiheze, yigishijwe icyo bita the official narrative. ni ukuvuga ibyo bigishwa n'inzego zifite ububasha, ibyo bakura mu mashuri, ibyo bakura muri media yacu. twebwe abanyafurika nta na media tugira. uzarebe amakuru yacu bakubwira ngo ibyo Ruta yavuze, ibyo Jeune Afrique cyangwa ibinyamakuru bikomeye CNN byo mu Burayi. uwo kamutse wose ibyawe uzabikura he? ngo se naba bikuye none wowe ugiye kuvuga n'ibyo wabonye by'ukuri, ushobora no kubaza ngo wowe wabikuyeho ntufite n'uburenganzira buvuga ibyo bintu. bivuze ko ibi bintu hishura ngendagaruka nkavuga bizagirira izihe nyungu umukristo ujya mu rugendo rujya mu ijuru. urakuze umukristo icyo bimufasha muri urugendo ni ukumenya icyo twita ubuhanuzi nyabwo bw'Imana, ko bino bintu biragaragaza ubuhanuzi icyo buvuga. niba bavuze inyamaswa ya kane izategeka isi ikayisiriba ikayimenagura, ugatangira kuyivugira muri kazoza, bamwe bavuga ngo iyo nyamaswa ngo hari kandi ari byo turimo, kandi ari byo twicayemo muri iki gihe. ahubwo turimo turajya ku musozo wabyo, turimo tugiye kwinjira mu icuraburindi. hari ahantu umuntu yashyize isaha aravuga ngo turabura isaha imwe kugera muri midnight, kugera mu icuraburindi nyaryo. none umuntu abantu bakaba bari aho ntibakurikiza, itoro ntiribigisha ibyo ngibyo kugira ngo bamenye ibi ngibi biriho ku isi uko bimeze n'isi turimo icyo ari cyo. dukurikije rero n'ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi nibwo buvuga ukuri kwibera mu isi n'ibizayibaho kandi biriho. iyo tuvuze amahembe 10, ngiye nkavuga amahembe 10 ariho, ibihugu bitegeka isi 10 nkabivuga n'amazina yabyo, umuntu avuga atari kuriya yarabikuraye. no ngiye nabyize through intuition, nabihishuriwe n'Imana. nabonye avuga ngo uyu ni umwere Iminata aba yatumwe ngo pasiteri rega n'umwe. hari umwe muri comment rwose mperutse gusoma ati ntimugate umwanya mure uyu mwere Iminati aba bamutumye ngo azaba vanga bacurike, ati abende bigisha barahari. ariko abanyarwanda kuri iyo mind iyo bisomye nk'ibyo bakavuga ngo nanjye nabanje kuvuga si ibintu burya abanyarwanda batandukanye n'andi moko kandi ndabashimira uruhande rumwe. nanjye naravanje bakasimu pastor hishura ibi bintu. uyu munsi twaba turi inshuti turi kuvugana gutya, mugana akaba ari umwere Imeteje akaba yaranjugunye cyaba ari cyano ringwiriye. oya ntashano ruteze kuva kuri iki, uzarivana muri abo ngabo ko ntibazi ibyo barimo. rubana umunyarwanda wese aba yibaza kuki ibi bintu abihishura, kuki intuition, kuki ubumenyi bwahinyuwe na benshi kandi buri gusohora koko abuhishura ntabwo bafite.
izi mbaraga zo zamushyigikira umuntu ugasanga agize ubwoba nabwo ngo ubwo bumenyi ntabwo ukwiye kubushyira ku karubanda ukwiye kubuhamana. Icyo gihe navuga si abanyarwanda bonyine ariko cyane cyane abanyarwanda burya bagira umunyarwanda ntabwo ajya apfa kwemera umuntu kandi ni byiza uruhande rumwe buriya abanyarwanda ibintu byose bakoreshwa ku gitugu ntabwo ari through convincing ntabwo bikunda cyane ariko n'abandi bantu bose niko bamera umuntu wese ucarenginze ibyo yarazi ubumenyi afite ukabucarenginga aba angure ararakara bikamubabaza ntabwo avuga ati uyu muntu ibyo avuga reka nicara umwanya mbyumve cyane cyane ko abavuga ati jye mfite ubumenyi bwanjye kandi nabwiza aha niza aha naniza uri ibyo avuga se nibiki njye ku munyeshuri wuriya cyangwa njye kumva ibyo avuga noneho bigatuma akudisimisinga ariko umubaje uti noneho wewe ngwino tubwire ibyo utekereza by'ukuri bihari ntabwo yabibona buriya uzabaza abo bantu ariko mwebwe abantu bazishyira hamwe nabo bashakira urubuga bavugireho ibyo bumva bamvuguruze cyane niba nangwa tunahure dukore uburyo bwa debate bambwira impamvu ibyo bavuga batabyumva nongera nanjye mvugane nabo nyinshi uzabona abantu bagushimira nanone ko bigenda bihumura umuntu mugani ntabwo wapfa kumenya buriya iyo haje knowledge nyinshi umuntu afatamo nziza niko tubyita ifite rationale nzima bikaguhumura ukavuga ati ko byagenda kose ushobora kuba turi mu minsi y'imperuka twagiriwe n'umugisha wo kubikurikira cyane cyane kuri social media ko buri muntu wese nagahezwa kandi umwadeperi batabinyigisha nemere kuza nkabireba actually nkagira ikintu nunguka kame ayalona komeze eka ngusubiza nakandi kantu uvuze akantu keza mbere yuko ayalona mbaza uwo ufite akantu kuvuze ni keza ukuvuga ngo hari abantu bayidawe n'ibiro ko ari nabo benshi ibintu bifasha kandi ntabwo wazabona abantu bashobora kubona Yesu ntibyashobokaga yuko abantu bose bashobora kumukurikira no kandi aravuga ibintu by'ukuri ndetse we yahuye n'ikibazo gikomeye the overwhelming majority bamuciraga urubaza n'igihe bavugaga ngo duhe Baraba uyu nguyu mubambe babwira Pilato isi yose yari yahagurutse so umuntu rero niko ameze kandi abantu bakorwa burya n'abadayimoni twose tuganira kuvuga ngo kuri Apollo aza mu gihe cya ba Paulo batangiye kwigabanyamo ibice bavuga ngo aba ni aba Apollo aba ni aba Paulo yaje asa nk'ari intiti ahuza ibintu ashyiramo n'ubwenge cyane ugasanga natwe turagukunda ko abantu baredike kuki abantu baredike bakunda gukurikira cyane n'abushakashatsi ariko abantu bavugishwa n'Imana abantu uvuga ati bakunda kujya mu bahanuzi bakavuga ati reka ntitwamukurikira buriya rero icyo ugomba kumva ukamenya bariya twakabaye tuduhuje umwuka ariko bo umwuka barimo n'undi niyo mpamvu atakubyo mvuga kandi igihe cyarengenganye n'ibyabo nkavuga ko atari byo nibyo rero bagomba kubyanga ni ukuvuga ngo niba umuntu atangiye guhanura kandi avuga tumwe n'Imana ngomba kugenzura nkariyo Imana imutuma iyo ntangiye kumugenzura rero automatically aranyanga kuko umwuka umurimo ntabwo uhuye n'uwo jyewe umufite kuko umuntu aravuze ati Imana yakoze ibi cyangwa yaranize cyangwa yishe umwana wanjye kugira ngo ngikorere nzavuga ko iyo Mana ari Satani ntabwo ari Imana ishobora kwicira umwana kandi usanga babandi bategereje kumva iyo Mana basingiza iyo Mana niyo baba bashaka kumva ikora ibyo noneho barangiza ya Mana bakanayitinya kandi bakayitinya atari uko bayubashye nk'Uwiteka ahubwo kumva Imana ihari ari umwicanyi nawe yabica noneho ntibayibane yuko bayikunda aho kabana yuko ari terrorist ari iterabwoba yuko bica kubagirira nabi kandi ku rundi ruhande bakumva yuko Imana bazayiha ibyo bayihaye kuko niko bigishwa noneho bakayihakwaho Imana ikabakorera ibyiza byumvikane ko Imana irya ruswa ibyo uyihaye ukaba mu byayo ugashora umurimo wayo nayo izaba mu byawe ariko se ushoye umurimo wayo ni yihe Mana ushorera umurimo wayo uzasanga ushorera muri Satani kugira ngo urakorera Imana icyo rero nibwo bwenge abantu bakwiriye kumenya cyane cyane tugiye ku by'umwuka kugira ngo abantu basobanukirwe neza abetoro rya Pentecote avuga ngo Imana yo ntabwo izakumerera nabi Imana yacu y'ijuru iyo itugira kibereye maso itorero yewe kabona hari ibintu uri gukritika wasanga navyo ari byo kuko nabo bavuga ko ari Imana iyo nta Imana yacu yo itanga collaboration mu mwuka wera twakomeje kuba twese duhura
duhuza iyo ubigenza ukabona ntabwo ari byo cyangwa ukabona ntabwo ari byo nubwo ibyemera bo ntabwo bemera yuko hari aho nagiye hari umuhanuzi umwe usebe usa nkaho utavuze neza avuga ati Imana yanjye nkorera muri kiraje mwereke mu gihe kizakurikiraho nawe byari kuvuga n'umubona ari gusara yirutse ntuzagire icyo umbaza avuga yose cyangwa avuga undi yavugaga we ko baramwopoza avuga ati bara wapi avuga yewe umunsi muke ngo azabona asaze no kuvuga niba asaze n'umurozi uwo muntu n'Imana akorera pasi ugiye gusara noneho rero avuga kwa kundi bavuze ko utinya Imana ko yamwica ari terrorist nimba ari kuopoza biriya actually Imana iraje igira ibindi bintu bibikora akikukuru cyangwa agirewe kugira ngo ahagarike kuvuga nabi iyo Mana ariko ubwo rero no kuvuga ngo erega ntabwo Imana twayimenye ubundi Yesu yatwigishije Imana yaje kutwigisha Imana y'ukuri dusoma iyo dushaka rero ko umuntu nk'abo tubasomera Bibiliya ubundi Bibiliya iyo urebye muri Luka 9:51 ngo abasamariya bima Yesu icumbi ese rero ko atari bahemutse gufata umwami bakamwima icumbi noneho rero dore ko byageze nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora agambirira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kirorero cy'abasamariya kumuteguriza ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu abigishwa be aribo Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze urumva n'abigisha bikigizaga basanga bavuga ubutumwa bwa Eliya aho kuvuga bwa Yesu Eliya se ntiyabikoze koko wavuye mu ijuru utwika abanzi b'Imana noneho rero umva icyo Umukiza yabashubije ariko arahindukira arabacyaha ati ntimuzi umwuka uba arimo uwo ari wo ntabwo muzi umwuka uba ari wo kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza haleluya urumva ko aho yahita aba convinced aho twabivugaga dusa nkaho tugushaka kukubaza kuri ibi bintu bya intuition ko nimba bikwiriye kubera kubyo twayishuraga kuva kare uvaga bikomeye birakomeye cyane ku bantu batari aba researchers ku bantu bamenyereye nyine ibiryo byoroshye ariko duhuje naho kagero gato bakumva ko bikenewe kama yarona akomeze kugana ku musozi pase turashaka gusoza dusoreza muri iyo ntego twaturimo ya 21 ahubwo wenda mu gusoza nubuhe butumwa wageza ku batuye isi nubuhe butumwa wageza ku bakristo bakijwe by'ukuri nubuhe butumwa wageza ku bayoboke b'amadini kuko ibi byose iyo tubigarukamo niyo mpamvu abantu benshi bakunda kugira confusion kuri wowe kubera ko ntabwo twize twigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo tumenye icyo Yesu yavuze mu buhanuzi bizaranga kugaruka ko cyangwa bizaranga gusoza ku isi uburyo bw'imikuru ya Satani aho yavuze intambara nimuhaze intambara birashoboka ko hari ababa baragiye bigisha bakavuga izi ntambara ariko badafite ubwo bushakashatsi bwo kumenya ikiziteza n'inkomoko yazo n'abagiye bicwa bazira ubusa wowe akaba aricyo kintu wazanye ahubwo ugenda uhishura ya migambi Satani uburyo ikorwa mu buryo bw'ibanga kandi bigasohora wenda umuntu akaraje akavuga ati muzumva iby'intambara nimuhaze intambara ati kambabwira intambara ariko akaba atazi kubicukumbura nk'uko bicukumbura rero icyo twabwira abadukurikiye nuko ibintu bimwe utanga wigisha n'ubundi biri muri Bibiliya n'impamvu wakomeje kubivuga ni intambara nyine zibera mu isi kandi izo ntambara nizizaranga kugaruka kwa Yesu nizizaranga ko iyi si nayo irimo kudandabira igeze ku iherezo yego kandi umwanzi nawe ni intego kugira ngo ahitane abantu benshi abateje ibintu byinshi inzara ubukene indwara n'ibiki byose nizo ntambara no guhungabana abantu bakabura uburyo bamenya Imana none ni ubuhe butumwa wagenera abantu bagukurikiye kuri ibi bintu by'izi ntambara zibera mu isi ikintu nabonye ntabwo n'ubwa mbere ngiye kukivuga nabonye nuko abantu bakora icyo bita lip service ku by'iyobokamana bavuga ngo ibintu bijyanye n'iby'Imana babiha agaciro gake ntabwo babitaho umwanya cyane kandi aribyo by'ingenzi nabakanguriraga rero kugira ngo ibyo batekerezaga byose imyaka 100 irenga irashize ubu Kristo bugeze mu Rwanda
cyangwa ingirwa bukristo bugeze mu Rwanda bwazanywe n'abakoloni. Ni igihe cyacu rero nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, nk'abantu twese batuye isi gukanguka tugatangira gushaka Imana, kuko umwuka w'Imana wakoreye mu bantu tutatekerezaga yatumye tubona Bibiliya. Bibiliya turazifite rero kandi zigiye no kujya guhenda, kuko imiryango ishyigikiye icapa rya Bibiliya niyo abatinganyi. Igihe kizagera rero babihagarike, kuko nicyo niyo mpamvu bagenda bigarura ibintu byose niyo bafite amafaranga. Ubu rero niyo mpamvu tugomba kunamba kuri Bibiliya, tukanitegurana ubwacu Bibiliya kuzayifata nk'ikintu gikomeye cy'ubwenge no gushaka iby'Imana neza. Ntitaye kuvuga ngo uri runaka urakomeye ufite amafaranga ufite none se ufite amafaranga ari hehe? Wabonye ukuntu muri Ukraine ukuntu umuntu umugabo w'umusaza ungana nanjye yariraga, inzu ye ituriwe yose, ubwenge bwe, ubushobozi bwe, ibyo yakoreye avunika ari umusore, ukanya gato bihindutse umuyonga. Umuntu yaba yoroheje yaba ari ukomeye amenye ngo ni ubusa, kuko ikirihe cyo cyose ibintu byo byose byamukwamana. Kandi abantu bakwiriye kumenya yuko nibyo turimo byose n'ibyago babona ku rundi ruhande ni byiza, ko biradukangura kugira ngo tumenye neza icyo turimo icyo ari cyo. Noneho abantu batangire gutekereza ku Mana n'ibyo basuzuguye nka Bibiliya agaciro kabyo n'ubumenyi buyirimo batangire kubyiga. Abantu batanga amafaranga n'ibihe n'igihe cyabo biga ubwenge bwo bazakoresha muri iyi si. Bamwe bashaka kugira ngo bazabone akazi, abandi bashaka kugira akazi bariho batazakabambara ko badafite certificates zijyanye n'ibyo bashaka. Ugasanga umuntu aritanze n'umugabo atanze n'umwana aritanze aragiye, ugasanga karabikoze hafi ubuzima bwe bwose. Ariko igihe kirageze ngo abantu bite ku kintu cyitwiyoboka Imana ubwayo, bayimenye Imana y'ukuri. Umuntu agenda akajya kibera mu idini bakamushorera, akajya kubaka kuba nibo bamusezeranya, bakabatiza abana, agahora muri ibyo bintu by'imihango by'iki. Ariko we nibivuye uruhare rwe kugira ngo agire ubumenyi bwite ku giti cye nk'umuntu wamenye Imana. Buriya nicyo abayuda baturushaga. Abisirayeli bigishwa kumenya Imana bo ubwabo nk'abaturage, bakigishwa mu masinagogi nicyo bakoraga, bakigishwa amategeko kuyasubira kugira ngo abayazi ahagarare hariya yabyibwira abantu abyigishe. Niyo mpamvu reba nk'amadini amwe ameze nk'abo nk'abadive usanga n'umuturage wabo wo hasi ibyo yize cyangwa umuyehova wamunyeganyeza, ntabwo wamunyeganyeza ko biriya bintu amaze kubishora bimize. Ariko abapantekote twebwe dufite ikibazo, umuntu utwara muri birati sigize ahubwo zaho umuhanuzi uvuga nk'Imana ari mvuye nkujyane. Nk'ubu ngo ushatse ko umuhanuzi umukozi w'Imana agomba kugutwara. Ko giye nigeze kugira itorero umugore akajya ahagarara abwira abantu ngo aratanga ubuhamya, nene we n'ikibazo n'iki, ariko umukozi w'Imana uri ku giti cy'inyoni njyayo, kandi umukozi w'Imana ubwo nanjye ndaho nige umukozi w'Imana ujye ubayoboye arimo arabarangira abandi bari ku giti cy'inyoni ngo bajye hano uri kubabwira ngo bajye umukozi w'Imana uhangaha nta mbaraga zihari. Umukozi w'Imana umwana yari yarwaye yatugwariye, twabuze ko tugera ku mukozi w'Imana araza munabika ibiganza, ibintu nk'ibyo. Hariho bari batewe n'amadayimoni avuga. Ndibaza aba bantu yaje no kugiye twara nyine n'abantu bamwe. Hari umugore nigeze gusanga ndamubaza nti wagiye hati, naragiye nyine. Ndamubaza nti se wajyanywe n'iki? Atarigayo pasiteri wowe upfura kutubwira ibyo muri Bibiliya gusa, atari ko hari yagiyeho nteranira Imana ibitubwira bwite tuvugana nayo. Ntabwo Bibiliya tuba tukisoma, kuko Bibiliya ibyo ivuga dufite Imana iraza ikicara ikatubwira ikavuga live, ntabwo ari ibihuha byo muri Bibiliya. Imana yacu biri aho turi kumwe nayo. Menya yuko ari bari bahanuzi babicaranye nabo. Ubwo ukaba ushaka kuvuga ngo nizabiheko. Oyo nibiheko bagiye kuraguza. Wapi erega bwebwe nta kabazo ko bufite. Abantu bari bene wacu muri ADPR bafite muri ako kantu, niyo mpamvu uvuga nti imyuka yije bikomeye cyane. Okay, pase wari urimo gutanga ubutumwa uha abantu badukurikiye kugira ngo bamenye uko bitwara. Sinzi rero niba washoje kugira ngo dusenge. Oya dusenge rwose, nta kindi gisigaye. Jewe cyo nabwira gusa n'abantu kubabwira nomero yanjye ya telefone, umashaka kugira ngo umuntu ambaze n'abafite cyambaza kimbaze 0788505676. Ni diaspora no kongeraho code y'igihugu barayizi, ni gushyiraho komisiyo guteranya 250 no kongeraho izo nomero zindi zisigaye zo 788505676. Hanyuma rero ndumva nta kindi twasenga Imana. Mana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye uyu munsi n'imbabazi zawe, tushimye ko abanye natwe muri kiganiro. Turakwingiza ngo kizagera hose umwuka wawe azaba hari kugira ngo asobanure ukuri kujyanye n'ibintu ashoboye kuvuga kandi ntashobora kuba nasobanura ku giti cyanjye. Ushimwe ku mbabazi zawe n'urukundo rwawe,
wemeye kubiduha ku bwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Reka tugushimire paseri kubw'uyu mwanya uduhaye tugezaho ubutumwa bwiza. Hanyuma turashimira nawe warukurikiye iki kiganiro kandi udufasha gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku mpera y'isi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba